Ladies and gentlemen, amashimwe cyane twakire Pirote. Mwakoze cyane kuza kudushyigikira. Ni iby'agaciro ko muri hano. Yo muri hano rero ni amahirwe tuba tugezeyo kubabwira ibitekerezo dufite kugira ngo mudufashe kubitekerezaho. Maze iminsi ntekereza ukuntu umuhango wo gushyingura uvuguruzanya. Sinzi niba mujya mubona ukuntu umuntu yapfuye mbere yuko bajya kumushyingura bamujyana mu rusengero bakabanza bakamusengera. Mu by'ukuri iyo tuvuye hariya umurambo bamaze kuwusengera twese tujyana ibyiringiro yuko umuntu wacu agiye mu ijuru. Ariko biba bitangaje iyo tugeze ku irimbi tugasanga ngo bacukuye metero 2 z'ubujyakuzimu. Sinzi wenda niba ari ngiye kubitekereza mu buryo butari seriye. Mujya mubona ukuntu kuba seriye bigoye ku buryo uko waba seriye kose n'ubundi wisanga wagiye mu mikino. Umuntu ajya kuri ari seriye akiga ari seriye akajya ku bigo biri seriye akajya no kwiga mu mahanga akaba ari seriye yagaruka mu gihugu bakamugira minisitiri w'imikino. Karedi hanze mbere yuko nza hano hari umuntu wambwiye ngo afite impano ashaka kuzana wayigaragaza ngo afite impano yo kwigana ijwi ry'inkoko. Ari amakondisiyo ngo kugira ngo aze kuri iyi stage ngo ndamwishyura 100,000 ngo kugira yigana ijwi ry'inkoko. Rata namwe mumbwire aho kugira ntange 100,000 nishyura umuntu wigana ijwi ry'inkoko sinagura inkoko y'10,000 kama ijwi ry'umwimerere. Kandi nyuma yo kumijwi ntanayirya. Kandi we ni n'umusore. Ayo mashyi mu maye rero ni muyaha igihugu cyacu mbabwira ibikurikira. Dufite igihugu cyiza kiduha serivisi ku gihe. Biragoye ko washaka icyangombwa ngo kibure mu munsi umwe cyangwa 2. Baranabitwegereje baduha irembo uburyo usanga ahantu hose hari irembo hari n'ibikari bibamo irembo. Iyo ushaka icyangombwa uhita ukibona. Meruka kujya kimwe mu bihugu duturanye ngiye gushaka akazi bampa kondisiyo yuko ngomba gushaka icyangombwa cy'uko ntigeze mfungwa. Njya kuri polisi yaho kugira ngo bampe icyo cyangombwa cy'uko ntigeze mfungwa. Cyaratinze ku buryo cyasohotse narafunzwe. None se muri kugura igitabo cya Naomi? Naomi afite igitabo mushyigikiye cyitwa Modern Crown. Nabonye agisohora abantu bagiye batabyumva bakavuga ngo Naomi ngo utaratsinze ikizami cya leta ngo yakwandika igitabo tukagisoma. Ariko mubirebye mu buryo buri positive mu rwego rwo kumushyigikira yihesheje agaciro yanga gusoma ibya mwarimu yandika ibye. Gusa nyine kugira ngo unezeze abantu biragoye kuko nabonye hari umuntu wambwiye ngo igitabo cya Naomi ngo amaze kubona amanota Naomi yabonye yasanze atari ku rwego rwo kwandika igitabo ahubwo akwiye kwandikwa mu gitabo.
gusa mumushyigikire. Biba byiza iyo umuntu w'icyamamara akoze ikintu mukamuha comment iri positive. Nk'ubu Yago afite abafana b'aba Big Energy bamushyigikira, ariko abafana ba Yago nabo baramuconfusing. Yakora umuziki bamwe bakavuga ngo ni mubi, abandi bakamushinja kunywa urumogi. Yago yagezeho mu minsi ishize aravuga ngo abaza abafana be kuri live, mve mu muziki cyangwa ndeke urumogi. Bamwe ngo va mu muziki, abandi ngo va ku rumogi. Ariko njye ndamutse ndumugira inama, namubwira ngo va ku rumogi rutuma ukora imiziki. Ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty? Samsung A250 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubashe kugura telefone muri zo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu, ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro. Si ibyo gusa, Samsung A250 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru.